koshika verbe kurongora perezida tu. Jirongor, tirongor, irongor, nurongorgo. Nuko ko Ariko zawa watubwiye ibanga wakoresheje. Kugira ngo ngumane usugi bwanjye. Kugira ngo ugera aho ngaho ukiri isugi. Abakecuru banje, ababyeyi banje baguhumyeho sima. Yaraguhumyeho sima. Nabo nta kindi. Nta mafaranga mwamuhaye? Reka nta mafaranga twamuhaye. Nemera ngewe. Ngiba nyinira ubuntu. Fuck. Ngewe. Uramenye. Ngewe muri amafaranga. Guzabazura Mungu niba atarayamaye. Era. Utazibeshya ngo ugiye kunkoresha ku buntu ntabwo nanjye ngukoresha ntabwo nagukoresha ku buntu. Twaramwishyuye by the way, twaramwishyuye. Kanyombya niwe mukafiri wenyine urimo. Ndakasuka uzabaza. Kanyombya nsiramuye ntago ari nsiramuye wigeze umbonaho. Oya ntago nakubonye. Ndakubwiye ntuzongera kuvuga wowe utazaneza abantu. Wowe uravuga ngo ndasiramuye wigeze ubona mbonana nawe. Abakobwa genda siramuye. Niba ntabikunisha uzi bitubaze ko twizi twasonye igitabo cya Bigirumana. Ngo niba naki? Ngo ibikunushi. Ibikonosho. Abana bubu tuzabigisha gute? Ibikunisho. Ibikunisho. Okay. Subiramo. Ikibonobono. Intobo. Amavuta akuze. Ese ibyo bintu kubizi Kanyo nawe warabikoze. Reka tujye tugwikaze kureba X large hanyuma twizere kumeze neza cyane imbere ya kamera za X large. Abangaba tubasanze kuri tele, tubasanze ku bintu bimeze sawa cyane, ibintu muri moto. Kanyombya Kanyombino tukaba turi kumwe n'umwari hano witwa Uwiringiyimana Zawadi. Zawadi mu Kinyarwanda niki? Ni impano. Alright. So dusanze Kanyombya ari kumwe n'impano aho ngaha. Gose mu Gifaransa niki? Rangoye rwose. Mu Cyongereza se? It's a gift. Yeah, thank you very much. Alright. So mu Gifaransa rero umunwa muremure. Zawadi mu Gifaransa ni le chance. Le cadeau. Yeah. Le cadeau. Hanyuma tukaba turi kumwe na Kanyombya barabuzi. Hanyuma uyu nawe ni umumama ariko yambaye impeta hano bidakwiriye. Aya nago ndi umumama. None se kuki wambaye iyo mpeta aho ngaho? Iyi mpeta ishatse kuvuga ko ntarawurongorwa. Arimwe. Niko se ko tangiye kuvuga ibintu byo kurongora ukaba usa mu future yawe imbere yawe wumva kurongorwa ari ibintu bifite verb. Ni ukuvuga ngo ni verbe kurongora mu Kinyarwanda. Icyo ni cyande. Ni cya gihungu cyari kiri gutari. Noneho urumva se verbe kurongora none ni Kinyarwanda verbe. Ariko koshika verbe kurongora perezida tu. Jirongor, tirongor, irongor, nurongorgo. Nuko ko abagabo benshi baba barongora abagore. C'est-à-dire wowe ko ndeba kurongora wabimenye ute kandi uvuga ko utari warongorwa. So ke ni Kinyarwanda twese turabizi. Ese ufite utwaka tungana? Tutwaka 21. Naki na kamwe. Ya 21. Umuntu yapfa kwiyongoza. Ariko wabonana imyaka yo kumureba. Wabonana n'abandi bafite letre ya mbere yitwa ri. Bari aba bakugenze kera. Ariko ari ubushake, Kanjye nabyaye mfite imyaka 22. Mbyarana n'umukobwa ufite imyaka 18. That's okay. Ibyo ngiye byari ubushake bwacu kandi twari. Ngo Kanyombya rero ukaba uri kumwe na Zawadi ubu project ni moto kandi watubwiye ati Kanyombya ubundi n'umuntu wa mbere ugorana kuri ino si y'Imana ariko kuri Zawadi wari wafata ishashi ngo amakara ari kwaka koko uteho ishashi urebe ukuntu ishashi igira gutya. Niba yakumuriro namuzimya nta kibazo. Nangwa se niba yavuze ngo mukora n'ikigado uhita woroha cyane. Ntabwo ari ukoroha kuko niba yakumuriro nk'uko bibajije nk'umunyamakuru nakuzimya. Niba utaka nkakwatsa. Ibintu ni bibiri kwaka nanga kuzimya. Byari byose kugira ngo Kanyombya akwemerere kuba okay ari muri filme yanyu uraza kuza kwitubwira. Yaranyandikiye ariko mbere yo kugira ngo nubwo nakinnye filme yabo nkaba nashaka neze urubyiruko imbere baba ko afite imyaka 20. Ni wamusabye gute kugira ngo aze muri filme yanyu? Naramuhamagaye turavugana bisanzwe arangije anyemerera ko yadukina muri filme zacu. Nta kindi. Nta mafaranga mwamuhaye? Reka nta mafaranga twamuhaye. Nemera ngewe. Ngiba nyinira ubuntu. Fuck. Ngewe. Uramenye. Ngewe muri amafaranga. Guzabazura Mungu niba atarayamaye. Era. Utazibeshya ngo ugiye kunkoresha ku buntu ntabwo nanjye ngukoresha ntabwo nagukoresha ku buntu. Twaramwishyuye by the way, twaramwishyuye. Ubu none wowe ubu ngubu hari umuntu uje gushaka. Urareba ko ufite imyaka 21. Nakubwiye ko nge nabyo mfite 22 umukobwa ufite imyaka 18 kandi byari umwana wanjye. Gusaza ntabwo ari ikibazo kandi ntabwo asaza umugabo asaza abagore nk'amwe. None ngaho mbwira
uramutse umuntu akubwiye ati ndaje wamuhibye ubuntu why ariko rero wenda tuvuge ko industry ya comedy hano mu Rwanda iri kugenda isubira inyuma cyane kuva rero abantu baba legend bari kugenda bakinira ubuntu wowe urabona bitari kwica industry ibyo ndabyica industry cyane ariko Kanyombya rwose twaramwishyuye nibyo navugaga nateraga black kuki wari ugiye kubeshya ni aho rero no gushwanyuka umuntu ugasanga arabeshya ari umukobwa nkawe ntuzabeshye kuko nugera mu rugo rwawe uzanabeshya film yacu yitwa Bangamwambo series ariko bakaba barakinnye cyane witwa Izawadi Media TV ndabeshya oya nago ntongeye kubeshya ntabwo nongera kubeshya Kanyombya mubwira ibintu agomba gukosora mu buzima bwe kugira ngo azajye aba umuntu mwiza Kanyombya rero ikintu nakubwira ugomba gukosora uko rwose uteye ni byiza type yawe ni nziza taye yawe ni sawa aho nanjye ndishimye ubundi kuza biri kuza neza ariko ikintu ugomba gukosora gutukana fuck kandi abisubiyemo niko reka mbaze nkubaze kuko wowe ibintu uri kuvuga kubeshya kwanza umunyamakuru bijye ni cya cyambere kuvuga ngo sinzi ibintu uvuze byinshi byo kuza aravuze ngo ufite taye nziza nabyo nikosa kuko ntabwo ari umugore wawe ibi ngibi ni ukubwira ngo none anga aravuga ngo nseka neza nuvuga ngo ibyo bintu byose ni agasuzuguro no gushaka kunseka ese ngewe ndabyibushye abandi barabyibushye ndananutse kuki ntabyibuha ibyo ni ikosa reka nkubwire yatangiye kukusedwisinga kusedwiza nuvuga ko ushaka kunkunda rero nje wanyemera ko nanagukunda yova nachunga mapembe sasa ako Kanyombya ugira na defo ngo ukunda abakobwa bato nugucunga ihembe none se wajya gukunda igikecuru cyapfuye amagara kuko ntabwo naba naraboze kandi abakobwa bato muri iki gihe bari kubashinja cyane ndabyumva ubundi rero ibyo ntabwo ari igitangaza ni ukuvuga ngo gukunda abakecuru ntabwo ariyo lo yanjye aimer les vieilles femmes les vieilles de haute qualité de haut âge ça c'est pas mon nom ntabwo ari cyo gahunda yanjye ni ukufata moyenne ntabwo ushobora gutwara igiporoporo ikimodoka cyaboze kandi ndebe inshyashya c'est normal ako sari mwiza ntabwo wamwemera uriya ni umwemsi ndamuzi ni umusaza mwiza na mama yaraje ariko reka batambuke mu mwanya bari bafite ikintu cyitwa ubukwe bwacu kandi ureba ko bya bindi byoroshye ubukwe ni bwiza mu buzima nawe uzabukora se wana cyane rwose ubukwe nande ntabwo wari wabona umuntu ugukunda urashaka gukora ubukwe nta muntu ugukunda ubaho mwari muri aho ma turi muri ka interview kacu hano n'uyu Zawadi mbese reka mubaze ko ndeba witandira umuyisilamukazi ngende umuyisilamukazi ni mwihitire aho kanya nabuze ko ndi umuyisilamu nabuze ko ndi umuyisilamu umuyisilamu wese tuzi ku isi ni umuntu uvuka akavuga ati ngewe ndasiramu urasiramuye se ntabwo ndi umukobwa ko muri Senegal babasiramu urase ni ukuvuga ko atari abakobwa oya bo bafite imyumvire yabo bagendera reka mbwira ahantu basiramura muri Senegal Ethiopia ahantu hamwe hegeranye n'ikindi n'igihugu kimwe gutya aho hantu muri ibyo bihugu barabasiramu nta kibazo abakobwa umva nawe barabahemura ese abasiramura gute ntabwo mbizi rwose abadokiteri baho nibo bibizi ariko twumva ko abasiramura mu makuru turabizi ako se hano nimba hari umuntu wundi uri gutambuka natambuke rwose mariage abageni baraje mube muhagaritse tube dukatinze abageni batambuka kati icyongereza cyongerageza uvuge ziba kanyo angalia kari ka size uko buri kose tuvuye hariya hari abageni nashaka kugira ngo udafata ruriya rugero vuba ko ufite imyaka 21 kuko ushobora kugenda ureba bariya bageni uriya mugabo n'uriya mugore bagiye kurongorana byise muri nyirizina ugashaka kubigira gute nawe ugashaka kubigirira irari niba ushaka kurongorwa umbwire ngewe ndagurisha nshobora guteza cyamunara nangwa se ngashaka guteza ngiye cyamunara none uzatinda hano ukora iki hari abangabo bafite irari nawe rero ariko rero Kanyombya wenda ujye unibuka guha credit umukobwa nk'uwo nguwo ufite ku myaka ya 21 akiri isugi ni ibintu byiza cyane mu ideni oya ujye umuha credit apana credit y'ideni nyine ujye umushimira we courage kugira ngo byankuraje n'abandi kugira ngo bakomeze ubusugi bwabo n'abandi bifata ariko mu bintu nubwo busugire bwabo navuze kuva kera turi mu kiganiro mbabwira ko nta mugabo utanga inzoga atasogongeye genda bishatse kuvuga iki
yabyumvise nyirabyo yabyumvise. oya ariko njyewe tureke ibyo byo gusogongera, ariko urabyemera ko byibura uyu mukobwa yagerageje kwifata kuko yavuye muri ya myaka mibi. Arani mu gihugu cy'abarabu bavuga ko uri ikiwerewere, ubu uri ikiwerewere kuko kujya kurongorwa ngo uri isugi. Hari abantu ariko zawa watubwiye ibanga wakoresheje kugira ngo ngumane ubusugi bwanjye, kugira ngo ugere aho ngaho ukiri isugi. abakecuru banjye, ababyeyi banjye baguhumyeho sima. Nabo ni ibicucu. Ntabwo ari ibicucu rwose, ahubwo ndabubaha cyane. Ibyo bakoze bibabereye byiza, bibamereye neza, banga kubyigisha abana. Baranyigishije ngewe. Ariko se ko mubiri uryana ubwo ntabwo ugiye kurya? Reka nta mubiri ujya. Oya umubiri mu myaka yo kumurya yarayirenze. Yes, narabirenze. Niyo mpamvu ndi kumubaza ngo ibanga yakoresheje kugira ngo n'abandi babyigireho. Ariko reka mbanze ngubaze, umubiri uryana ute? Ngaho tubwire uko warenze ibyo warenze. Wenda natubwire igihe wamuryaga yabigenzaga gute? Ushobora kukurya ukishima. Ukishima nawe ukishima. Nuko ko niba imbaraga zikuriye n'uwo mubiri ukurya c'est la même chose, it is the same. Oya ndavuga ngo umubiri uri kuryana umva ahantu ari kukurya. Watubeshye ibintu byose uri muzima urabizi, ahubwo kutakurya ni ugusiba. Yewe bahungu mwe, yemwe bahungu mwe, nta rukingo ufite. Ngewe maze kureba filozofi yanjye yanyereka ko ahubwo uri umuhanga, uri umutaramu. Niko kanyombya umutaramu. Mama kwazi n'igiswahili uri umutaramu. Na ibyo kuza kumbeshya ngo abakecuru banjye. Ibyo abo bakecuru batazi ubwenge n'abaye. Mimi niko mtaalamu. Bavuze n'igiswahili mimi niko mtaalamu. Urabizi. Alright. So ariko arakana avuze nuko wenda utagize ugatekerezaho ngo ugatindeho kanyombya, aravuze ngo umubiri waramuryaga akishima. Aho kwishima niho dushaka. Niho kwikurugutura mbese mu gutwi. Ushaka kumva nkaha hakurya. Urumva ahantu hamurya ukuntu yahitaga bigenza. Gashimashima. Urumva ko kugira ngo abantu bazarya amafaranga y'abandi nuko bihita amasugi. Kandi baba bafite imiyoboro rwose myiza. Alright. Agataho ngaho filime yanyu ngo yitwa Bangamwabo. Ase ko mukiri abana filime mukajya kuyita ibizina by'abantu babashaje gutyo bimeze bite? Bangamwabo. Ibyo ubundi Bangamwabo ni gusobanura iki? Bangamwabo bishatse kuvuga ko umuntu mwakagombye kuba muri kumwe igihe cyose ari we wundi ukugirira nabi, niwe wundi ukwanga. Twarebye ku myaka yawe bakugiriye nabi. Shaka kubona naragiriwe nabi cyangwa ntaragiriwe nabi, ariko nkabona uwo bagiriye nabi akaza akama story yiwe yuko byagenze, nkavuga ati okay umuntu akoze akantu nk'aka ngaka yakitwa. Nubone ngo ari kuvuga ijwi ritoya, namaze kumuvumbura muri filozofi yanjye kuko azi ibintu byinshi. Umuntu uzibangamwabo bakwanze bagushaka wiki. Ese wanzwe na mwene wanyu, wanzwe na ubundi Bangamwabo Kanyose bisobanura iki ku ruhande rwawe? Bangamwabo dusobanurire ni nko kurera abana, ukarera abana nka batatu. Umwe ari umukobwa undi ari umuhungu, bakangana ntibangane. Bakangana ibyo ngibyo ni biroroshye. None ugasanga arakunda bene Rwanda, agahorayo akajyayo akabagira akamaro, cyangwa agasapotinga iw'abandi, abiwabo akabihorera, bakamwita rero. Noneho filime yanyu ishingiye muri ubwo buryo? Ishingiye muri ubwo buryo. Kuki wambara nk'Abahinde se? I so like it. Ndabikunda. Ariko uwo mukobwa numvise nta Gifaransa azi Icyongereza sibyo? Ndagerageza ntago mbizi byose. Ari babigishije gute mu ishuri? Icyongereza cyo byarashobe. You are katiwe. Katiwe? Katiwe means what? Ketal. To kata. Wangu katara. Katara mu Cyongereza ni ketal. Keta no kuvuga ngo cat. No. Kata. You are katiwe. No. Tubwire. Ibihanga babyita gute mu Cyongereza? Ibihangano. The tooth. Uvuze ngo iki? Ibihanga babyita gute mu Cyongereza? Ibihanga. Nano bishe ibihangano. Ibihanga. Nanjye ndabikunda bivuga mu Gifaransa none. Iby'inka babyita bare. Natubwire ko yize muri anglophone. Ibihanga rwose nabyo nzi. Wigeze bamenya none uri Katara. Babyita ibihanga.
cyangwa ni ndinjije Ngobuke. Ebihang. None umunyamakuru araje yazamashuri nize none ahubwo nawe niki. Ngo bita Ebihang. Aho bicyo ndumva ari kijapani. Ngo Ebihanga. Ebihang. Ni nka Kim Chang. Kandi ari aho mu Japan bitwaga Kim Chang. ariko Kanyombya reka nkubaze ikibazo kimwe iyo bavuze ngo la ndakibagiwe ariko naribi gusa Zawadi bari kumwe na Kanyombya muri iyo filme abantu bazakomeza bayirebe bayisapotinge ni abana bakiri batoya bari kugenda bazamuka ariko bifashije Kanyombya gusa sinzi amasomo batekanye kuko Kanyombya ni umuntu umufunga mutwe wa mbere tuziranye niba mfunze umutwe ngo nguza usanga hari hirya aho bafungira nuvuga ngo nyago shobora no gufungwa bibaho nuvuga ngo rero iyi Zawadi Media TV ni channel irimo filme yitwa Bangamwa ikorwa na Yusufu ifatanyije na Zawadi nukuvuga ngo Kanyombya niwe mukafiri wenyine urimo ndakaswe uzabaza Kanyombya nsiramuye ntago ari nsiramuye wigeze umbonaho oya ntago nakubonye ndakubwiye ntuzongera kuvuga utazaneza abantu wowe uravuga ngo ndasiramuye wigeze ubona mbonana nawe abakobwa genda siramuye nukuvuga Kanyombya urabihakanye ko bamwiyangiza mu gatobora Kanyombya basogokuza ntabwo batewe amatwi banyogokuza ntabwo batewe amatwi dore utowe amatwi none ukabanga wowe uri isugi nta busugi bwawe nakumbuye Kanyombya ntabwo usiramuye muri makeya ntabwo siramuye ntabwo natakaza umubiri wanjye ku busa Kanyombya uzashaka untazanye n'uyu ntabwo asiramuye uvuga ngo genda kubwira abasaza b'u ntabwo asiramuye Nasa kwa muganga wa ahubwo mubwire ikanombe hari akazi kuko dufite ububanyi n'amahanga tubana Senegal tubana Ethiopia tubana no Somalia namwe ni musiramuro hasigaye twebwe azaza tuzajya ikanombe dusiramuro nukuvuga Kanyombya ubu ngubu abantu bajya bakureba babona igifirimbi none se hari mushiki wawe nshaka narashatse byararangiye ariko ngo nukushaka kuneza isoni noneho ibyo ari byose ngiye ngo ariko Kanyombya kugira imitsi myinshi cyane ku ijosi imitsi ukaba yanyweye inzoga nyinshi hari zo wanguriye nangwa se yazinguriye kubona nanga mukanya je nanywaga wigeze mbona ngo ni wowe wenyine wambonye ziri inzoga oya witangira kumbega kuri umuyisilamukazi kuko mu ziriza inzoga mukaziza ingurube ntabwo nigeze ingurube mu kuva mu Rwanda Kanyombya nta nubwo anywa inzoga inzoga sinzimo ahubwo uri umusilamu kuutanywa inzoga uzajye none wowe namaze kubona ko uri kuntanga mbere ya Rwanda uzajye kusiramuza ndakubwira nta basaza mu Rwanda nzaza kugufata tugende kwa muganga ibara akamaro uzakumarira nzakakumarira ngewe urashaka we ese Zawadi natubwire afite umukunzi ufite umukunzi umukunzi ndamufite arasiramuye se cyane yumva se yarangiritse kera katarara yabimenye ate yabibwiwe n'iki afite umukunzi kandi afite imyaka 21 atararongorwa kandi amaze kuva kurongora amaze kumubaza ngo barongora bati ibyo wikurongorwa imbere wabimenye oya kurongora iyo bavuze kurongora tuvuga bya bintu byo gukora ubukwe Kanyombya mu Kinyarwanda ubukwe washingiwe atarasambana y'ababyeyi ngo iki uri imbere y'ababyeyi hanyuma ukarongorwa imbere y'ababyeyi oya wakoze ubukwe asi ubundi mugani wamenye gute ko asiramuye Kanyombya oya uwo boyfriend ko niki ninjya vuga wavuze uwo ngo mu mubana w'ishya aya boyfriend wanje yambwiye ko agiye koga muri douche uramurunguruka oya yakora amahano oya ntabwo yakubwiye ko agiye koga muri douche abakobwa mujye gusanga za hanyuma bigenda gute ahita ambwira ko asiramuye ni ukuvuga ngo nawe ntabyo yari azi yarirebye asanga ko asiramuye oya yarabimbwiye arambwira ati sheri ntuzakunda umusore wundi udasiramuye kandi umukunda oya ndamutse mwanzi cyangwa dushwanye yewe murabiteganya oya ntabwo duteganya ariko murabona abantu bafite imyaka ya Kanyombya hano hanze ababebi bundi yakagombye kuba yitaho cyane twe tudasiramuye bari kutwanga ariko niba basiramuye Zawadi arabakunda niko basiramuye ariko ngewe nsoke nta kibazo abasiramuye bafite akahe kamaro ariko uba wirinze n'indwara nyinshi hari ukuntu urwara nawe warabyize mu ishuri rega muri cya gihe cya kera barabyigisha cya kera ariko rero wibitsimba we twigishe tanga isomo nanga isomo uyu muntu adasiramuye n'usiramuye kalite ziri hehe iyo umuntu adasiramuye ashobora kujya nko kunyara urumva noneho hari ahantu kari agahu katavuyeho karakojeje ukuntu abizi wo kanyagwawe uyu muntu ni ishyano
mutabare turashize ntabwo ngenda ishyamba kariya gasiramu banza wumve ntabwo aba rero ni nk'ababandi reka twigishe nk'ababandi bamaze ndimo ndatanga isomo kurenga amahano kurenga ariko ari gutanga isomo Kanyombya yigisha tanga isomo ariko njye ndimo ndatanga isomo komeza kuri kagahu njye ndimo ndatanga isomo kuri kagahu kagahu iyo batakavanyeho oya nagaragaruka ko nagahu kabandi oya mvuza wadi komeza kagahu nkubwire kariya kantu iyo ugiye kunyara gasigaramo imyanda urumva ariko iyo buriya bakavanyeho baye dogiteri ndangiye umwanya wa dogiteri komeza iyo kariya kantu batakavanyeho icyo gihe wita ko utangira kurwara ama infection ibintu nk'ibyo mbaye muganga rwose urumva alright hanyuma noneho tubwiriye nta kurerera muri uru rubyiruko rw'ubu ngubu rwa kera ntabwo rwari ruzi ibyo bintu ariko ngewe ndabona ngasanga aba bantu bazakora amahano ngo kubisobanukirwa ari byo byiza ngaho ubisobanukirwe ahubwo turakwangiza mu mwanya aho Kanyombya uradufungisha ibyo bintu twigisha twebwe nk'urubyiruko uradufungisha ishaje he none se Zawadi ko dusubiye inyuma urumva ni ku gihande cy'abasore cyangwa se abahungu ufite imyaka 21 hari ikintu bita mu kinyarwanda kuba umukobwa nkawe cyane cyane w'inkumi akagera ku myaka yawe aba ari kumwe cyane cyane n'ababyeyi kandi watubwiye ko ababyeyi bawe bakubaye hafi afite n'umukunzi yes ibintu bijyanye n'umukubuzo n'ibiki byose ibyo ngibyo twizere ko ubwo bya by'ubugegera bw'inyamirambo bari hirya ngo abapfubuzi ngo abapfubuzi ngaho nakateye nk'urwagwa bengesha amanono nakateye nk'urwagwa bengesha amanono abantu basigaye barya umwanda ndabaza niba Zawadi yarakubuye si ugufata umweyo ngakubura mu rugo se umva desi kiwerewere ntabwo ndi ikiwerewere imyaka wayigezeho utabizi Kanyombya Zawadi yabanye n'ababyeyi kandi ngo nibo ariko wamuhaje neza noneho tukareka ibintu mu myaka 21 ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo nkuko tubizi twebwe twabyize muri biology y'abakecuru ba kera mu kurwa ku gihe cya Rwemarika na Musinga na sogokuru wa Musinga ntabwo uzi guca imyeyo narabyize barabinyigishije ntabwo wabikoze ntabwo nabikoze ubwo ngubwo nguko bigira umwami yabuze urinyira kirimo ubusa cyane rwose niko ayigama nawe abagushaka sinzi icyo bashaka muzagwa mu mwobo w'inyaga oya nakugwa mu mwobo ngo babahungu ni bagafirimbi abandi banyirikirira kirimo ubusa reba we kutamenyerera n'agapuwe baba nimutabare we ntacyo nagushakaho ntacyo wanshakaho ushaka wiki bigira umwami yaravuze mu gitabo cy'imigenzo n'imiziririzo yigisha guca imyeyo yigisha ibyo byose ngo ntabwo bizi kandi ugeze mu myaka 21 hafi n'igice dore umwaka urarangiye ukaba utabizi ubwo ngubwo nkubwiye ngo ntabwo waciye imyeyo ngo barabikwigishe ukaba utarabikoze uri nyirakirimo ubusa ndi nyirakirimo ubusa urakazira ubusa kubera iki bikubabaje cyane uruvuga ngo birababaje none ko wabajwe na ba mafirimbi none se ubundi ubikundira iki Kanyo mbikundira iki yewe umva nawe wa muntu yarashize ahubwo niko nuvuga ngo nta gasukari yifitiye yewe ntabwo nagushaka kandi baravuga ngo kera bateraga umwaku banyakimwusa hajya abanyakira umwusa ni abantu bataciye imyeyo wabimenye kandi bavuze ko baso ba nyogokuru bawe batabikwigisha ngo barabikwigisha ariko ntabwo wabikoze ariko ntabyo nakoze ntabyo wakoze urakazira ubusa aya kanakuzira ubusa asobanura bose bari mu isi niko babikoze Kanyombya aho kugira ngo uvuze impundu wavuze induru Kanyombya uwo mwana aracyari mutoya ubwo wamubwira ukuntu yabigenza ntabwo ari muto igihe umaze kurenza imyaka ntaranga muntu ugira ndayigira uzayijugunye nzayijugunye Kanyombya mubwire yabigenze gute niki kuranga kuko umaze gukura nyine mubwire ikintu agomba gukora kugira ngo wenda bigene neza uzi ikinetenete ni ikiwerewere niko reka maze niba banyirakuru baramwigisha nakamwijisha uzi ikinetenete ntabwo nyizi rwose kandi bavuze ko ukizi kinetenete uzi ikibonobono hasi buri kibonobono si cya kintu kiba ku insina cya kintu kiza ku uzi amavuta akuze
Reka ntabyo nzi. uzi intobo Intobo TV. Erego umwase. ewe iki kintu ni kidigitali n'ikiwerewere cy'ubu ngubu ngo intobo TV ndamubwira ngo intobo Ese TV. Kanyo reka ngubaze ikibazo cy'amatsiko. Oya intobo rwose Kanyombya. inzi intobo. Kubera iki ku isi tujye tubona bakora urutonde rw'abakire 5 ku isi? Niba dukora urutonde rw'abakene 5 ku isi. none ibyo mbajije ni imyitozo nangwa urashaka kugira ngo Oya, nturi ndakubaza ikibazo cy'amatsiko. niba ndi umukene cyangwa ndi umukire. Oya. Abakire 5 Kubera ku iki isi. isi ikora urutonde rw'abantu bakize cyane nikora urutonde rw'abantu bakennye cyane? none se wari wabona ko bakora n'umunoro w'abantu bapfuye. Abantu bapfuye ku isi ni bangahe? Ibyo bintu mbaza urashaka kugira ngo urashaka kungerageza. Oya ni urugero. Reka mbaze ngubaze abakire amafaranga yabo mbasabye. Haramujyanye sha. Bamugeni baramujyanye. Baramujyanye. Nuko sha urugo rwiza ruhire kandi muzabyareho Umukobwa. Acha kerere we nibyo mbugura bizi. Aha, nawe tubwire di. Nuko intobo urazizi. Hari umuntu w'indera Angel utwariganye. None intobo hari utuntu ndashaka kubwira no mu Kinyarwanda ibikunisha bizi. Mubaze niba zindi gisabo. Igisabo cyenda kizi rwose dore nk'ikiri. Wakibonye? Igisabo bagikoresha iki? Bacundamwe amata ukuntu gutya. Ukuntu gutya kwaje. Ukuntu gutya disi Abanyarwanda turatakaje abantu barahebebye. Yewe injangwe ziravuze koko ntabyo uzi igisabo ngo banafama amata komsa. Ubundi igisabo impamvu bacyubaha niki? Ni kubera iki bubaha igisabo cyane? Amerika kunjyana mu Binyarwanda bya kera. Nuvuga ngo ururimi rwawe ubugisa Ibinyarwanda ariko umwana Kanyombya nuko wenda oya namubajije nashaka kugira ngo mubwire ngo ngewe nasomye ibitabo byinshi ariko ntabwo nshaka kugira ngo abe umuyobe mu Kirundi. Wasomye na dictionnaire kandi abinjiji. Ndeke kubikiwerewere. Kuko ureke kubikiwerewere umenye ngo basonye go kuri wawe barakwigisha ibintu nk'ibyo kandi ukabutubeshya nakubwiye kutabeshya. Nakwaje ngo uzi intobo. Ariko wazimubwiye urunawo. Ambwira intobo ngo intobo TV. Oya hari ni intobo tobo. Intobo tobo turashize. Uribuze kuba buze. Ariko Kanyo uri kumuvuna wewe wabwiye intobo cyari cyo. Reka ngubwire rero. Niba ntabikunisha uzi bitubaze ko twizi twasonye igitabo cya Byumana. Ngo niba ntaki ngo ibikunushi. Ibikunushi. Abana bubu tuzabigisha ngo ibikunisho. Ibikunisho. Okay. Subiramo. Ikibonobono. Intobo. Amavuta akuze. Ese ibyo bintu kubizi Kanyo nawe warabikoze. Ubundi bino bintu ubundi uri kumbwira bimaze. Hari nakandi kantu kitwa isusa. Ari ujya muvuze ikintu. Ari ujya muvuze ikintu ngo Kanyombya yakoze iki? Kanyombya yaciye imyeyo. Uri kiwerewere wala kimye imyeyo ndayifite. Okay, nuko guko so abantu benshi batandukanye basaba kureba comedy nk'izi ngizi. Cyangwa se ibintu nk'ibi ngibi bagomba kujya muri banga mwabo. Ya bagomba kujya kuri channel yacu yitwa Izawadi Media TV. Media TV. Bakara filme banga mwabo. Zawadi yazanye na manager we, director we ariko director twamimwanya kuko ntabwo bagakora like na subscribe. Bakora share. Bakora like na link. Bakora share. Na subscribe na share. Just bagasharinga. Yeah. Agatonga tubibuza ko Kanyombya ari umuntu w'umusore ukiri muto cyane. Umuntu w'umujene. Yeah. Kandi Kanyombya rwose Kanyombya ikintu kimwe njya menya Zawadi ntuzibeshye nari mu ngumwita umusaza. Reka mbanze ngubwire rero n'ukunda aya Maslay Queen Kanyombya. Abantu bose Maslay Queen sinjashaka no kuyumva. Ikintu kimwe nshaka kubwira abasore bashaka umugeni. Ngenda ndanze Zawadi maze kubona ko nta bintu yiziye bibi. Ibintu by'ingeso, ibintu byo bushizi bw'isoni, ibintu by'ibishegu, ibintu byo kuvuga nka biriya tubona ku maceno amwe namwe batubwira ngo barigisha ariko ugasanga hari ibintu udashobora kwigisha amadini nangwa abakecuru ukabura umwana muto udashobora kuvuga ibintu byose nk'ibi imbere y'abakecuru. Nsanze Zawadi ari muzima. Nkaba mvuze ngo sincuruza Zawadi mubereye umuranga. Kandi Zawadi akavuga ati hakanira sugar daddy Kanyombya nawe hakanira sugar mami. Cyane rwose. Ntabwo nagushaka mu mugeni. Ngomba gushaka we tungana. Okay, ahubwo aho ngaho rwose birumvikana. Njya gushaka igisaza. Nzagutumira. Ese Zawadi ko numvise Ikinyarwanda kikugora cyane gutwikurura niki ko turi kumwe n'abageni mu kanya batambuka. Gutwikurura? Shaka uba wagiye kwivanaho bya bindi wambaye by'imyeru. Akambara ibindi.
nangwa wiyoroshe oya mu uburangiti. kinyarwanda iyo bavuze ngo umuhango wo gutwikurura bisobanuye iki? umuhango wo gutwikurura umuhango wo gutwikurura ase ko narashyingirwa ubundi mama muri kubimbariza iki? ariko ugomba kuba ufite amakuru. ntuse ko narategura n'ubukwe ndajya kubitegura mbifataho amakuru yiye. none uzaze mbikwigisha. Okay, ahubwo aho ngaho nibyo sawa. cyangwa wasanga baramutwikurura. Nzabanza ngutwikurure ngutwiki. Donc nukucya uburangiti nkabuvanaho ngatwikurura. Cyane rwose. ako kanyo gutwikurura ni iki? Uzaba wambaye iki? ubyitiranye. Nzaba nambaye ikanzu y'umweru. Wowe wajya mu burangiti. Kanyombya gutwikurura byasobanuraga iki? Gutwikurura ni umuhango wo kugaragaza ko uvanye umugeni wawe mu isoni, uvanye umugeni wawe mu bukobwa, umugize umweretse ubugore, umweretse urugo, akaba amaso, ni ugufungura amaso uti dore urugo rwawe. Ese nkaho bikoreye aha ngaho ubu ngubu hano ni mu rugo. Urashaka ngo ngutwikurure? Ya. Oya ntabwo batwikurura, buriya gutwikurura nubwo tubikora aha ngaha ibinyabazungu dukoresha. Imihango. Okay. umuhango bikarangira. hanyuma tubwira ubwinshi bw'ubukwe Zawadi. Ubwinshi? bw'ubukwe. Ubukwe ubwinshi bwabwo ni amakwe. Okay. Ya, ni amakwe. none se reka mbanze nkubaze ko byose numva biganisha ku izina watangiye uvuga ngo kurongora, wafashe ngo ku ngufu ntarongora? Subiza. Ararongora rwose. None najyaga numva hakurya iwacu aho ngaho mu kindi gihugu nabayemo bavuga ngo bataka, uretse ngo bataka ngo amaguru ane mu buriri. uriya umusore baba batiye amaguru ane mu buriri ntabwo aba arongoye? Ewana ntabwo mbizi. Alright, Kanyombya. Okay, thank you. So turaza kuza kuba tunapininga channel yabo gusa mbashimire cyane. Hanyuma Zawadi mubwire wowe na team yawe muri abanyamahirwe, nongere mbikubwire none no mu kiganiro Cyane rwose turi abanyamahirwe. Filme yanyu yanarangiza akemera gukorana namwe ikiganiro kabisa, mujye mubwira Imana ati Allahu Akbar. Wagira ngo hari icyo ngushaka ubuti alhamdulillah la abramin. Alhamdulillah. Inshallah. Muhammad Rasulullah. Asundi Kanyombya byigiye kate no musilamu. Umwarabu mani. Mwarabu. Ese Kanyo, bismillah bisobanuye iki? Bismillahirrahmanirrahim. None ngubwire imejwa no kugusomera ngakubwira. Oya we mbwira bismillah. Ya kana abudu wa ya kana stare. Kera twabonaga ama restaurant menshi yitwa bismillah. Kubera kurya ibishyimbo n'ubuzi bw'ibishyimbo mu restaurant Nyamirambo. Je ntago nigeze. Twebwe turya chapati. Tubanze gusobanura. Tubwire bismillah. Ntago kuvuga icyarabu nk'icyo ngicyo kuvuga bismillah. Urumva igihe uvuze ngo bismillahi rahman rahim kugira ngo ubwire umukafiri ni ibintu bibi cyane imbere ya Muhammad. Allah. All right, Kanyombya, thank you very much. Thank you very much for coming. Ushatse twanasoza mu gifaransa. J'espère que tu es bien. Bon, ça va. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui ce soir. Nous avions eu une bonne visite avec Zawadi. Oui. Avec leur chaîne Izawadi Media TV, c'est-à-dire pour un film qui est sorti avant-hier au nom de Bangamwabo. Bangamwabo, c'est quoi en français? Bangamwabo, ce sont des gens là qui ne veulent pas rester chez eux, et puis ils veulent aller Kururumba Hanze. Et voilà, c'est-à-dire avec la conversation d'aujourd'hui, les meetings en anglais avec Zawadi, c'est une petite fille qui m'aime, mais malgré tout, avec notre conversation, je ne lui permets pas de m'aimer ou de faire l'amour avec elle. Mais ça va, merci beaucoup. Non, c'est-à-dire, pour aujourd'hui, c'est fini notre meeting. Rendez-vous à la prochaine occasion avec notre émissionnaire. Notre commissionnaire. Émissionnaire. Notre émissionnaire, Manibou. Et, ok, à bisous, je suis dans le Bye.